Ibihe byiza kuri mwe mwese mugenda mubana natwe umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro tugenda tugarukaho, uyu munsi turi ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 umwaka ni uw'ibihumbi 2025. Murabizi tugenda tugaruka ku nkuru zigiye zitandukanye, hari inkuru nyinshi twagiye tugenda tubagezaho iz'umudamu wabyaye abana bagera kuri 3 ndetse hari n'andi makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Hano rero reka nshimire mwe mwese mugenda mudukurikira aho muherereye mu mpande zigiye zitandukanye, abari hano mu Rwanda, Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba n'Iburengerazuba, nibagiwe abaherereye mu mujyi wa Kigali. Aha ngaha rero turi mu karere ka Nyamasheke, twasuye umudamu ufite umwana ufite imyaka 6, ariko uyu mwana akaba afite ikibazo, akaba afite uburwayi. Umudamu akaba avuga ko yabuze uburyo yamuvuza, ko ari ikibazo kimukomereye kimurembeje. Ni umwana rero ngo warwaye umutima. Reka tugirane nawe ikiganiro muri buze gusobanukirwa uko byifashe. Ndi umubyeyi hano muri uru rugo, mfite umwana wahuye n'ikibazo cy'umutima, umutima arawuvukana, mbura ubushobozi bwo kumujyana kumuvuza, banyohereza ku bitaro bikuru, ubushobozi ndabubura ndamwihorera, kandi afite n'ikibazo ku ishuri, ndamujyana nkanamucyura, ubwo bikambera ikibazo kuko ntabwo ajya agenda umwanya munini kuko arasemeye ku mwuka ukamuherana. Ni ikibazo kandi mba mu rugo njyenyine, nta muntu wo kumumfasha uhari, ubwo nyine nizo mbogamizi mfite. Baranyohereje mbura amafaranga yo kumuvuza, nabuze ubushobozi, nanjye ntako mbayeho, nta kigenda. Umutima yarawuvukanye. Afite imyaka 6. Ntabwo ajya agenda, aragenda agasemeka, agahirima, akagwa, nkaba najya kumutora aho yahirimye. Hari n'igihe no kurya turya bitugoye, ko tutajya, iyo batomboye babona utwa mu gitondo cyangwa se bakongera kurya nijoro, nta kurya, nta kigenda, naho ndi nta kigenda pe. None se uba mu rugo hano wenyine? Ninjye n'uyu mwana n'akandi gatoya gato konka, ubwo nyine niyo mpamvu. Kuko mfite abana 2, kuko umwe ndamuheka undi nkamushyira ku rutugu, ndamujyana mu gitondo nkanamucyura, kandi mfite n'uruhinja rutoya. Bakubwiye ko hasabwa iki? Bambwiye ko nyine bagomba kumujyana i Kanombe agahura na muganga w'inzobere akamubaga, ndababwira nta bushobozi nabona. Kuba bamubaga baguca amafaranga menshi cyane? Ntago nayabona rwose, ntaho nayakura. Na mituweli ugira se? Mituweli ndayigira, ariko nta bundi bushobozi ngira, kuko niyo njye no kumuvuza hari n'igihe bamfasha, imiryango ikaterana ikampa ayo ndishyura imiti, nanjye nta kintu ndiho. Mituweli ayo kwishyura tujyana ku modoka, ntabwo namugezaho n'amaguru. Ariko hari imiti ujya gusaba kwa muganga igenda imufasha? Mbona nta kimumarira, barambwiye ngo ntacyo byamumarira batarabonana na muganga umubaga. Niba mwamvuganira nkaba ntabona ubufasha ku buryo umwana wanjye nyine bamufasha akajya kwiga nk'abandi, ntabwo mwaba munkoreye. Aho umujyana ku ishuri se ni kure? Ni kure. Ni mu gitondo ndabyuka nkamuhagira nkamujyana, na nimugoroba nkajya kumucyura. Hagize umuntu wagira umutima w'imbabazi akaba yamfasha nyine, kuko hari benshi Imana iba yarubatse ku mutima, baba bafite umutima w'urukundo, bafite n'ubushobozi bakaba bamfasha, nkareba ko uyu mwana yakwiga cyangwa se akaba yakiyongera n'iminsi yo kubaho. Birambangamiye cyane rwose, kuko n'abantu barareba bakangirira impuhwe. Kuba umwana umujyana mu gitondo ukamugarura na nimugoroba nkajya kumucyura, nakagiye guca inshuro, kuko mva ku ishuri bukeye nta muntu waba ukimaye akazi ngo mbe namufasha,
aze kumpa icyo kurya. Vayo bukeye. Nimero umuntu yabashakaho ni iyihe? 0karindwi 8 95 37 430. Uwagira icyo adufasha rwose, uw'Imana yubatse ku mutima yakinyuza kuri iyo nomero, mwaba mukoze cyane.